n'igihe uzategereza. Nawe bambwira ngo wanditse ibaruwa ukanarura uyimenyesha umuntu ko umuhaye ibaruwa, reka niyo barishobora kumugeraho itinze. Noneho iyo baruwa ku itariki 19 murayanditse, uyoheje usabye ko ku itariki 20 umuntu azaza itaba ubutabera ko M23 imaterwa inkunga na Kabila. Ibyo bimenyetso babikurahe ko no mu gihe cya Kabila ko M23 yari ihari, yayiteraga inkunga kandi ayoboye n'igihugu ku ngoma ya Felix Tshisekedi Tshilombo. Abakongomani ibibazo bafite, ibintu byose yemereye abene igihugu. Joseph Kabila niwe watumaga ibyo byose bitagerwaho. Manda ya mbere yatambutse yayobowe na Felix Tshisekedi ingana n'imyaka 5, yarayiyoboye yemereye abaturage ibyo agomba kubagezaho, ariko ntabwo yigeze abibageza. Ikaze bakunzi bacu ba Skyven Official, uwo dukurikiye aho yari hose turabasuhuje. Ufite ibibazo bitandukanye, Imana irazakomeza kunganira kandi kube hafi. Icyo bigusaba gusa no kwishimira, waba bimeze nabi waba bimeze neza, shima Imana uko byose birashoboka. Ushobora kuba utameze neza uyu munsi, ariko ejo wamera neza. Iby'Imana n'ubufindi, nta yindi mibare iba mu by'Imana, ni ugukora gusa ugategereza agusubiza. Turabashimiye. Tugiye kuganira ku kibazo kirimo kirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongera twagarutse, Kabila amaze iminsi ari mu bantu basa nkaho batamerewe neza, bamwe baratakwa cyane n'ubuyobozi bwa Kongo. Ariko tugiye kubigaruka ikintu tuganiraho ko gigiye byankoze ku mutima kugeza aho numva ntari kwihangana kuza kuri mikoro nkagikira mvuga. Uyu Joseph Kabila Kabange ni umuperezida umaze igihe ari umuperezida wayoboye imyaka 19 mu miyoborere ye, kandi ni umuperezida waranzwe no kuvugwa cyane, ariko nanone we akaba ari wa muntu utazumva muri media cyane avuga cyane, wa muntu ubaho utuje ucecetse. Ibyinshi ababibona ariko akabirebesha amaso akabona ntacyo yabihindura, niyo mpamvu ahitamo yagucya agaceceka. Nk'ubu ejo bundi yashatse kuza muri Kivu ya ruguru, Museveni aramwangira, perezida wa Uganda aramwangira. Ariko ni ibintu byavuzwe muri media, buriya muri politike habamo ibintu byinshi, nta n'urwana amenya n'ibyo ari byo, nta n'urwana amenya ngo yaraje cyangwa ntiyanaje. Politike ibamo ibintu byinshi. Tugeze kuri hari ibaruwa nanone kuri urukiko wandikiye Joseph Kabila ku itariki 19 mutegeka ku itariki 20 bagomba kuba yitabye urukiko. Nawe wumva iki kintu umuntu akwandikiye ku itariki 19, wenda ibaruwa ishobora no kugeraho ku itariki 20, agusaba ku itariki 20 kuba ugeze imbere y'urukiko. Ikintu cyumva ibyo itambura ko muri Kongo ibintu byabo ndetse nk'aho automatique, nta Kongo ntifite umuyobozi pe. Ubundi iyo utumije umuntu cyangwa se muhari ibaruwa imutumiza kuburana, urayimwandikira ukagira n'umwanya kuko umubwira ati ntugomba kurenza itariki itaraza kwitaba urukiko cyangwa se kwitaba parike. Ariko ukagira umwanya wo kuyandika n'igihe uzategereza. Nawe bambwira ngo wanditse ibaruwa ukanarura uyimenyesha umuntu ko umuhaye ibaruwa, reka niyo barishobora kumugeraho itinze. Noneho iyo baruwa ku itariki 19 murayanditse, uyoheje usabye ko ku itariki 20 umuntu azaza itaba ubutabera. Ibintu ntabwo bishoboka kuko niba wanditse ibaruwa, niba uragerageza ushyiremo iminsi 5 cyangwa se 3 cyangwa se 2, nawe uranditse ibaruwa mu minsi mike, nta n'iminsi 2, uwo muntu koko byashobora kuba ashobora kuba ari no hanze y'igihugu.
ushobora no kuba ari kure y'igihugu, bikaba ngombwa ko aho ibara rizamugera azajya n'umwanya wo kwitegura kuza kwitaba icyo tukiveho. Turebye muri Congo bamaze kwemeza ko urukiko rwa Congo ko M23 inaterwa inkunga na Kabila. Ibyo bimenyetso babikurahe ko no mu gihe cya Kabila ko M23 yari ihari yiteraga inkunga kandi ayoboye n'igihugu. Icyo ni kimwe. Tugaruke hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese ibibazo byose birabera muri Congo kugeza ubu ku ngoma ya Félix Tshisekedi Tshilombo, abakongomani ibibazo bafite, ibintu byose yemereye abene igihugu. Joseph Kabila niwe watumaga ibyo byose bitagerwaho. Manda ya mbere yatambutse yayobowe na Félix Tshisekedi ingana n'imyaka 5, yarayiyoboye yemereye abaturage ibyo agomba kubagezaho, ariko ntabwo yigeze abibagezaho. Ese impamvu batabigezeho ni uko yari Kabila cyangwa nuko ari umurongo Congo yihaye udashoboka? Reka tubiveho. Ese Moise Katumbi n'abandi bari muri guverinoma batumvikana na systeme iriho turi muri Congo, iyo yose ni Kabila wayiteje ikibazo kugira ngo ihungabane ku kigero kingana gutyo? Yego na Kabila nawe hari amakosa yakoze nayo, ariko ntibishyiraho ko Congo impamvu yabuze amahoro cyangwa yabuze umutekano ari Kabila uri inyuma ya byose. Na mbere ya Kabila atarayobora, na mbere ye na se wa Kabila Desire Kabila, Congo hari ibibazo byinshi yari ifite. Ibi bintu mbivuga iyo tureba realite, niyo mpamvu ugiye mbabanje kubaha realite kugira ngo twinjira mu kiganiro. Babandi batanga comment bagendeye ku byo bumva cyangwa se n'ibyo babona, ariko twataka umuntu tumutuke. Hari umuntu yizera kunuka muri comment, ariko nandamushimira rero nta kibazo, ariko kiruta byose no kureba realite, tukareba ikibazo kiri muri Congo, kandi twanatekereza n'ukuntu twashaka igisubizo. Ko burya ibiganiro bidatanga igisubizo nabyo hari bisanga ari ibiganiro babiraho. Congo ifite ikibazo gikomeye cy'ubukungu. Congo iyo urebye yo no Burundi biri mu bihugu bya nyuma muri hano ku isi, mu bihugu bya bifite ubukene, twongera no muri bihugu biri muri aka karere tuherereyemo. Tugiye kubanza twigarukira hano kuri Félix Tshisekedi turebe ibintu byose, kandi ibi bintu Félix Tshisekedi aba yariko ibintu ashyizemo imbaraga byatuma Congo ibagira amahoro. Félix Tshisekedi yagiye yirukanka mu bintu byinshi bitari ngombwa, ajya mu Bushinwa azana CH4 harimo n'amadrone, ajya muri Belgique azana za drone, ajya muri Romania azana abacanshuro, ajya muri South Africa abacanshuro, muri SADC yose amanuka, yikoze Burundi azana abacanshuro. Ariko ibi bintu nta kintu byafasha igihugu mu by'ukuri. Congo ifite ibibazo byinshi birenze kuba yajya gushaka igisubizo hanze yacyo, kuko Congo igisubizo cyacu kigomba kubonekera muri Congo nyirizina. Congo ifite ibintu byose, ifite ibisubizo byose ariko ntabwo ashaka gukoresha ibyo bisubizo. Ubundi nka Perezida Tshisekedi yakaba yicarana n'abantu batavuga rumwe muri Congo. Wari tureke M23 yo ni ikintu ndi bugarukaho nyine. N'abandi yicarana n'aba Moise Katumbi, andi bicarane hasi bakore alliance. N'amashyaka yose n'ibyo, ariko bakore alliance. Bamara guhuza baganire bashakire igisubizo Congo. Kugeza n'ubu nta mihanda ifite. Kugeza ubu Congo nta kintu na kimwe gifavoriza abaturage bari inyuma ya Kinshasa iterambere. Kuko Congo iyo urebye ahantu iherereye muri zone nziza,
Kongo ifite ubutaka bwiza, Kongo ifite ibintu byinshi byakatumye isambuka igatera imbere, ariko abantu ntabwo bayoboye Kongo ntabwo bashaka kubikoresha ngo bizamure Kongo, ahubwo bajya kubitwara mu buryo budahwitse. Nk'ubu yagiye gusinyana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zicukure amabuye y'agaciro, mu gihe yacuruzwaga n'Abashinwa bafitanye imikoranire ariko irimo ruswa, reka tubyite ruswa. Ariko impamvu ikoreshwamo ruswa ni uko sisitemu Ubushinwa yarasanga muri Kongo niyo yagendeyeho, ko bashobora ukuntu bateye, niba abantu uko basanze igihugu imiterere yacyo niyo bagenderaho. Niba basanze murya ruswa ari byo sisiteme, kandi nabo bakabona bayigendamo bakabona abacuruza baragendana nayo. Niba musanze mwarubatse igihugu ukacyubakira ku misoro no kutarya ruswa, ni uko bari bugendane nabo. Niba ari igihugu asanze gifite politike runaka bubatse mu buryo bwabo, aragenda muri uwo murongo. Bivuze ngo rero Amerika kuba yarazanye ijye gusinyana n'amasezerano n'Ubushinwa, bagasinyana Amerika igiye gusinyana amasezerano na Kongo mu buryo bw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, nayo nta kintu bizafasha Kongomani mu gihe Kongo idashyizeho platform, urubuga rw'uburyo ibintu bigomba gucuruzwa muri amabuye y'agaciro, bakayacuruza ariko bakanabihuza n'uburyo igihugu cyabo cyazamura ubukungu. Iyo babikora gutyo bakacukura amabuye y'agaciro bakajya bayatwara gutyo, Amerika izabikora kandi ntabwo izigera ihomba Abakongomani no guhora mu ntambara, kuko bazasanga sisiteme nta itandukaniro. Imyaka 15 bagiye gusinyana, niba batayisinyana ngo bagiye ikintu kizima bazakora kibazamura, bizashiduka n'ubundi sisiteme igume ari yayindi. Perezida ujeho aze yirebaho, undi muperezida ujeho aze yirebaho, ariko adajya mu deep wamenye ikibazo Kongo ifite anagikemura. Kuko nta kuntu bambwira ngo Kongo tugeze mu mwaka 2025 atari igihugu gifite ibikorwa remezo nk'imihanda, cyane cyane nk'imihanda. Kongo ifite miliyoni zirenga 90, hafi 100 zirenga z'abaturage. Ntabwo bambwira ngo abaturage bangana gutyo bahahira n'abantu, se bakoresha indege n'amato gusa. Imihanda buriya nicyo kintu cya mbere gihendutse kandi gifashe cyorohereza abantu guhahirana. Ibindi byose wakora byose nta mumaro. Wazana indege yegaba ku maso, ntabwo uzatega indege, kandi banatega indege bajya guhahira mu bindi bice bizabahenda kurushaho. Ko ntabwo uzaba wahinze umuceri cyangwa se ngo uhinge ibirayi ngo byurize indege, byakabyurira ikamyo. Kuko indege, transport y'indege irahenze kurusha transport y'imodoka. Cyambere bakabashyira imbere ni ukubaka imihanda. Nibura vuba bakaba basinyana amasezerano agira ati yo gusinyana na Amerika amabuye y'agaciro bazacuruza azafashe wenda mu bikorwa remezo, uko nyuma bakajyana imikoranire nabo Abashinwa ntibongeye kwitandukanya nabo. Bakavuga ati Abashinwa amabuye y'agaciro nabo tubahe bacukure, ariko bavuga ati ibi bintu bagira ukuntu bayaseparatinga. Bamwe bavuga ati amabuye y'agaciro yo gucuruzanya na Amerika azaza yubaka ibikorwa remezo, amabuye y'agaciro yo gucuruzanya n'Abashinwa azaza wenda ahembe abayobozi bo muri guverinoma. Bigira umurongo bigira, bakabaseparatinga, ariko bose ntibakore kuri iryo soko ry'ubucuruzi, kuko n'ubundi babakuraho bose usanga ni igihombo. Kandi nanone bigiye guhanganira muri ya mabuye Abashinwa bazabatwara ubuntu, yifashishe abacanshuro, guheza abacanshuro baza gucukura amabuye y'agaciro mu izina y'abacanshuro ariko bari mu nyungu z'Abashinwa. Niyo mpamvu Tshisekedi ibintu byose akora abikora mu buryo bwo kwerekana ko ari igihugu kirenze cyane, ariko buri gihugu kirenze ni igihugu cyumvikana gitekereza n'iterambere ryo kuba hazaza hakongo hagomba kubaho. Naho bya tugarutse kuri Kabila mbona asa nkaho barimo barashaka ikibazo cyaho ikibazo kitari ngombwa, bakaba batekereza ku gisubizo bakamenya n'uko uburyo bagishaka. Ntekereza ko Kabila bari bamuhaye ko aba umusenateri w'ubuzima bwose,
uri ku mwanya udahindagurika, ariko nanone kuba senateri w'igihugu kidafite umurongo bimaze, akabona igihugu gisenyuka areba, nabyo ntacyo byaba bimaze. Niyo mpamvu uvuga ko ibi bintu Tshisekedi abaye intwari yakabaye akareba kuri kote yatuma igihugu cye kizamuka, kikazamura n'ubukungu, atakomeje kwitwaza impamvu z'abandi bantu atari ngombwa. Ko Kabila namureke, umuntu umwe ntabwo azazengereza igihugu cyose. We nibakora ibyo bagomba gukora, bareke ibisigaye, hanyuma barebe ko Kongo itabaje ku murongo. Kandi reka mbabwire, burya reka uri mu rugo ufite umuryango akaguha umwanya ukomeye, ariko urugo rukaba rutameze neza, ntacyo byaba bimaze. Rero tuvugisha ukuri, tutange reality y'ibintu biriho. Muri Kongo ikibazo si Kabila, ikibazo Tshisekedi na systeme ye bayoboramo. Kuvuga ngo ndabasenateri ukanime mu mushahara uhoraho, ariko nta mutekano muri Kongo uhari, nta cyerekezo. Nose mu misazire ye urubyiruko uko Kongo imaze kujya muri miliyoni hafi 100 z'abaturage. Bateganya ko mu myaka 10 iri imbere hazaba hamaze kwiyongera abaturage bangahe. Abafashe indangamuntu yiyongera imyaka 10. Niba urubyiruko ruvuka buri munsi ntabwo miliyoni zashiduka ari muri 300. Kongo ntitekereza ikintu cyazamura ubukungu bwabo, yaba mu baturage no mu bikorwa remezo. Kandi uko abaturage biyongera nako hakenerwa ibikorwa remezo byinshi, amavuriro, amashuri, imihanda nayo irushaho kwaguka kuko abakora transport bariyongera, abahahirana bariyongera. Ni umurwanashyaka w'ishyaka ayoboye avuga ati nibwo turiya muntu yirwa yamamaza ubwicanyi bw'abazungu, bashishikariza ngo abirabura kwica abazungu. Amafoza yamusubije ati uriya muntu ntabwo wo muri guverinoma, nta n'ikintu ashinzwe muri guverinoma yacu. Ariko tugira muri South Africa, tugira na guverinoma yacu, tugira ubwisanzure, umuntu wese akavuga icyo ashatse kiri ku mutima we. Ubwenge karemano cyangwa se AI mu magambo ahinnye hari byinshi gukora. Ushobora gufata ibintu ugahimba inkuru, abantu bakayikora murabizi, bigakorwa mu buryo buri montage. Artificial intelligence iteye imbere cyane, umuntu ashobora gufata ikintu agahimba. Nk'ubu nk'urugero dufate muri Christine Ramaphosa, bamuhaje ati aha hantu ni hehe, avuga ati aha hantu ntabwo mazi. Abantu baraseka bari bateraniyeho, ariko uburyo yasubije amasubiza mu buryo bwa gihanga njye nabukunze. Uko biriya bintu gushyira itangazamakuru hari nka perezida kuri perezida, atari n'urukiko ngo bajye mu rukiko ngo mu rukiko rwaraburana n'ibimenyetso bazanye, biriya bisa nkaho ari ugushyira hanze perezida nk'umuntu ufite igihugu ayoboye gikomeye nka South Africa. Dongera ngaruka no ku yindi ngingo, buriya South Africa ifite ikibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko South Africa iba mu cyo bita BRICS Plus. Ni umuryango urimo Abashinwa, Abarusiya, Iran, n'ibihugu bigiye bitandukanye na Brazil. Ni ibihugu bitandukanye bimaze kurenga, uko byatangiye ari 5 ariko bimaze kurenga 5. Bivuze ngo ni ibihugu bikubiyemo ari byinshi kandi bifite intego yo kuba byazamura ekonomi yayo bitagendeye kuri Amerika. Murabizi ko Amerika inshuro nyinshi imaze gusubira inyuma cyane muri kuba ikaze bakonje bacu mukuri cyane ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Aho uherereye hose turagusuhuje. Utarakora subscribe nyaboneka ureba aho hasanzwe subscribe, cyangwa se ku bandi babona handitse s'abone, hose muyageze nibura mukoreho notification cyangwa se notification izamuke, kugira ngo ibiganiro tubagezaho buri munsi bibashe kubageraho umunsi ku munsi. N'ibyatambutse mubashe kuba mwabibona. N'ibiganiro dukora, tugakora ubusesenguzi ku nkuru runaka cyangwa se ku biganiro byinshi byagiye bitambuka kuri kote y'ubukungu, politike na diplomasi. Rero mudukurikira ari ubwa mbere,
maze gutanga igitekerezo hasi, kuko ibitekerezo mutanze byose cyane cyane ku ngingo imwe n'imwe mudasobanukiwe, twihera mu biganiro bizakurikira ibi tugasobanura ku kitasobanutse, hanyuma tukabasha gusobanukirwa. Ku basanzwe mutanga igitekerezo ku nkuru tubagezaho umunsi ku munsi, hanyuma ku batagize ibyo basobanukirwa babasangwa namwe muragira gutya mujye mutanga igitekerezo muri comment munyandikire, mba nzabasubiza kandi izo comment zagenda zireba. Ikimenyimenyi na comment ushizeho yiharike bigaragaza ko namaze kuyibona, nkazategura ikiganiro runaka ku byo utasobanukiwe nkabasha kubisobanura. Tugiye kuganira ku kintu kimaze iminsi kibaye, ntabwo nakishimiye ariko tugiye kukiganiraho tugihe n'umurongo. Mu by'ukuri Perezida Donald Trump uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumiye mugenzi we Perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa. Ikintu cyantunguye kugeza n'ubu ntariyumvisha, byankoze ku mutima. Niyo mpamvu ngarutse kuri iki kiganiro ko numvaga ntayo nagikoreho, kuko ibintu byabereyemo nabonye nk'agasuzuguro k'abirabura, kuko ibi bintu birakabije. Gufata perezida ukamutumira imbere ya perezidansi ya Amerika, White House, ukamubaza ibibazo nk'aho muri mu rukiko, ari perezida kuri perezida, kandi bose bafite ibihugu bayoboye, kandi bose bafite umurongo wa buri gihugu. Amerika ifite umurongo wayo na Afurika ifite umurongo wayo, bafite ikintu bagenderaho bayobora ibihugu byabo gitandukanye n'ikindi gihugu. Ntabwo ibihugu byose bifite sisiteme imwe. Ese binyereka ko ya demokarasi yabo bavuga mbona ko ari iya West, ntabwo igomba gukora ku isi hose, ni iy'Abanyamerika n'abagenzi babo. Ntabwo wiyumvisha ukuntu nka perezida wa South Africa ibibazo bamubazaga, kumubaza ukuntu ngo abazungu ngo bicirwa mu gihugu cya South Africa, ibintu yakabibazwa n'urukiko rwo muri South Africa, cyangwa se urukiko mpanabyaha rw'Irayi. Ndumvisha ikibazo cyakabaye kibazwa izo nkiko, cyangwa se zikabazwa n'inkiko zo mu gihugu cya South Africa, cyangwa se urukiko rwa Afurika, kuko na Afurika dufite urukiko, bakaba rubaza ibyo bibazo. Cyangwa se ubumwe bwa Afurika, dufite umuryango w'ubumwe bwa Afurika, icyicaro cyabo kiba muri Ethiopia. Hari ahantu henshi yakabibarijwe, yakagombye kuba yabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu. Ntabwo ari umupolisi ushinzwe kubaza ibibazo nk'ibyo. Ku kindi tugarukaho kuri iki gihugu cya South Africa, yakomeje kubaza ku bwicanyi buhakorerwa, ariko ngiye ahantu hankoze ku mutima hatumye ngaruka muri iki kiganiro, ni ukuvuga ngo abazungu ngo bishwe, ngo bakomeza kwicwa. We nawe aramubwira ati abazungu ntabwo bicwa, ahubwo ni abirabura bicwa muri South Africa. Amuha n'ingero nyinshi zishoboka, ati nk'ikimenyimenyi abazungu bihariye 72% bw'ubutaka butuwe n'abanya South Africa bose, kandi nabo baturage bake dufite muri South Africa, ariko tungurwa nuko ari nabo bihariye ubutaka bunini. Ikintu cyo kucyumvisha cyangoye, kuko nanone kwihangana. Ese vuga ati Amerika yabigiye kugitanga umurongo wa buri gihugu cyose ko gigomba kubaho, kubera ko cyo cyatanze inkunga, rero bigatuma hari ukundi kuntu kihishe inyuma y'iyo nkunga, bigashaka gutanga umurongo w'uburyo igihugu kiyoborwa. Ikindi cya kabiri, South Africa bari abazungu
nabo bafite ubushobozi kurusha abirabura. Ni gute wambwira ngo umuntu ufite ubushobozi w'umuzungu bari muri South Africa bafite ubushobozi urenze ubw'abene igihugu? Abo birabura rero bakica abazungu, ahubwo ntekereza ko abirabura abo bazungu rero baba bica abazungu, kuko ntabwo wakwiyumvisha ukuntu igihugu nka kiriya abazungu bagifashe bakaba bihariye 72 k'ubutaka, kandi ugasanga bo nta nubwo bageze no kuri 20% y'abazungu batuye South Africa. Kuko uzasanga bakora ubuhinzi, bakora ubworozi n'ibindi bikorwa bindi bibateza imbere. Ririya Mapoza yavuga ati ikintu twashakaga ni uko twasaranganya ubutaka, abazungu bakagira ubwo basigarana ariko nabo bakagira n'ubwo barekura, kugira ngo wenda bakabaha ingurane y'amafaranga, ariko n'abirabura bakabona aho batora, kuko population ya South Africa ni nini cyane y'abirabura kuruta abazungu, kugira ngo nabo abirabura babashe kubona aho batura, babashe kubona ibyo bakora byabazamura ariko bishingiye ku butaka. Yongera kumubaza ikibazo, wenda kukimubaza ntabwo nabigaya kuko buri wese afite ubushobozi bwo kubaza, ariko nanone uburyo yakimubajemo nabwo baragayitse ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rwa Afurika. Tuba twagaragaje isura itari nziza, tuba twasebye mu bundi buryo. Yamubajije ati hari umugabo njya mbona wamaza ubwicanyi, wamaza urwango muri South Africa, Julius Malema, uramuzi? Ni umuntu ishyaka nawe umunyapolitike, ariko n'ubu nta nubwo afitemo imyanya muri senate, cyangwa nta nubwo afite imyanya muri guverinoma, ntabwo ari umuyobozi, ariko ni umurwanashyaka w'ishyaka ayoboye. Avuga ati ni gute uriya muntu yirwa yamamaza ubwicanyi bw'abazungu, bashishikariza abirabura kwica abazungu. Amapoza yamusubije ati uriya muntu ntabwo wo muri guverinoma, nta n'ikintu ashinzwe muri guverinoma yacu. Ariko tugira muri South Africa, tugira na guverinoma yacu, tugira ubwisanzure, umuntu wese akavuga icyo ashatse kiri ku mutima we. Ntabwo tubuza ubwisanzure abirabura, ntabwo tubuza ubwisanzure umwenegihugu ari we wese ufite icyo ashaka gutangaza mu buryo bwe, mu gihe twe tubona ntacyo kitubangamiyeho, nta n'icyo cyishe ku burenganzira n'ubwisanzure bw'igihugu cya South Africa. Donald Trump byabaye nk'aho bimukoze ku mutima, aravuga ati ibi ntabwo bishoboka. Ugashyigikira umuntu nk'uriya ushishikariza ubwicanyi, icyo ni ikindi. Hari ikindi yagarutseho, nanone cyambabaje cyane, gufata itangazamakuru riri aho ryose riteranye, ugafata kuri screen ugashyiraho video igaragaza ibibera muri South Africa. Biriya hari ibintu bibiri ngewe ndibuhuze ku buryo nabonye biriya bintu bitakabaye bikorwa muri ubu buryo. Iriya video ishobora kuba ari video mpimbano, ubwo ni uburyo bumwe. Ishobora no kuba ari video y'ukuri, ariko none itarakorewe, yaraberewe mu kindi gihugu gitandukanye na South Africa. Ishobora no kuba ari na video iririyo, ariko uburyo babigaragajemo, babigaragaje itangazamakuru, ni uburyo bwo kugira ngo basebye perezida, ni uburyo bwo kugira ngo basebye South Africa, ni n'uburyo bwo kugira ngo bagaragaze indi sura, kugira ngo bamubuze kugira ikintu avuga, bamutsindisha ibimenyetso. Kandi murabizi ko artificial intelligence nayo iteye imbere cyane. Ubwenge karemano cyangwa se AI mu magambo ahinnye hari byinshi gukora. Ushobora gufata ibintu ugahimba inkuru, abantu bakayikora, murabizi bigakorwa mu buryo buri montage. Artificial intelligence iteye imbere cyane. Murashobora gufata ikintu akagihimba. Nk'ubu nk'urugero dufate muri Christine Mapoza, bamuhaje ati aha hantu ni hehe, avuga ati aha hantu ntabwo mazi. Abantu baraseka bateraniye aho, ariko
uburyo yasubije amasubiza mu buryo bwa gihanga njye nabukunze, kuko ntabwo wabona itangazamakuru riteraniye hariya hose, naho yakuba haze yibeshya akavuga ko haze byari gusa nkaho bamwatatse bakamubaza impamvu bikorwa abirebera, ariko kuba yavuze ati ari ahantu simpazi, muri make hari byinshi yirinze. Hari uburyo bushobora kuba ari bwa AI, uburyo bushobora kuba muri Rio, hari n'igihe bushobora kuba ari n'ibintu byakorewe mu kindi gihugu bikitirwa South Africa, ariko ibi byose byatumye abyigobotora, kuko biriya bintu gushyira itangazamakuru nka perezida kuri perezida atari n'urukiko ngo bajye mu rukiko ngo mu rukiko rwaraburana n'ibimenyetso bazanye, biriya bisa nkaho ari ugushyira hanze perezida nk'umuntu igihugu ayoboye gikomeye nka South Africa. Dongera ngaruka no kuri ngingo, buriya South Africa ifite ikibazo na Leta Zunze za Amerika. Murabizi ko South Africa iba mu cyo bita BRICS Plus, ni umuryango urimo Abashinwa, Abarusiya, Iran n'ibihugu bigiye bitandukanye na Brazil, n'ibihugu bitandukanye bimaze kurenga, uko byatangiye ari 5 ariko bimaze kurenga 5. Bivuze ngo ni ibihugu bikubiyemo ari byinshi kandi bifite intego yo kuba byazamura ekonomi yayo bitagendeye kuri Amerika. Murabizi ko Amerika inshuro nyinshi imaze gusubira inyuma cyane mu buhangane bwayo mu kuvuga rikijyana ku isi, isa nkaho Amerika imaze gutakaza ubushobozi imaze gutakaza influence ku rwego mpuzamahanga, kuko hari ibihugu byo muri BRICS nta gihugu kivuga ngo Amerika cyumbwe. Bivuze ngo nanone nkonyagahuza indi mpamvu ishobora gutuma ziriya makoza bamuhamaga hariya bagashaka no kumushyira hanze kugira ngo bamusenye ku buryo bwihuse. Ndaza kubihuza nanone n'ikibazo cyabereye muri Israel. Buriya hari ikibazo kijya kubaho, babizi ko bari mu ntambara na Palestine yabahuje, ko yasabye ko South Africa yasabye ko Israel bari bayireze irahe Ubuholande kwimira kuri ibyaha by'intambara kandi ishobora gusunikira kwisanga muri jenoside. Ibyo bintu bivuga ko Amerika nayo no kumushyiraho ni uburyo bwo kumuca intege kugira ngo isa nk'imwangisha abaturage kugira ngo avaho habe hajyaho undi muntu ashobora kuba yakora gukwa kwa Amerika, ashobora kwitandukanya na BRICS. Kandi murabizi ko South Africa ariyo mu membre bakomeye ba BRICS Plus, kandi mwibuka ko ari nacyo gihugu cya mbere cya Afurika cyagiye muri BRICS. Urumva rero hari ahantu hari imbogamizi nyinshi zirimo, hari ahantu zituma batumvikana, kandi urabizi ko Donald Trump ni umuhanga mu bijyanye n'ubukungu cyane kurusha uko yaba umuhanga muri politike cyane mpuzamahanga, ariko wishyira imbere cyane ikintu kijyanye n'ubukungu cyane n'ibyo yashyize imbere cyane. Bivuze ngo n'ikimenyimenye ni wa muperezida utapfa kwisukira ku buryo bworoshye mu gihe utamubwira ibintu bifitanye isano n'ubukungu, utamwereka ahantu azungukira, biragoye kuba mwakorana. Ni perezida nk'ejo bundi hari umunyamakuru wamubajije muri NBC News, aramubaza ati ese Donald Trump ko hari indege baguhaye wahawe na Qatar, atangiye kwikomozaho yari amwahuranyije, umwereka ngo gatakimara, mbese yaramututse ntabwo twashyiramo ibyo bitutsi yagiye amutuka, ko yamuvuga ukuntu uwo muntu ari indisipurine, arimo arabaza ibintu biterekeranye. Yego wenda n'uwo munyamakuru yarakosheje kuko yaramubajije ibintu biterekeranye kuko cyari yabiganiraho n'icyo, ariko Donald Trump yanga umuntu umudeviye ngo muvana ahantu yarari ngo amujyane mu bindi, ko uyu mujyanye mu bindi ashobora no kuba yanagusohora muri iki kiganiro, yagutegeka gusohora muri iki kiganiro kugira ngo udakomeza kumutwara mu wundi murongo unyuranye na wa wundi. Ko ni umuntu udakunda kwatakwa ngo ube wamukoze isoni. Ikintu Trump azwiho kuko ushatse kumwataka ahubwo ashobora kugusebya
gahita gushinja icyaha ku kanya gishobora guhita kikugusha mu bindi bintu utatekerezaga. Urabizi ukuntu itangazamakuru byinshi byajyaga bimubaza ibibazo bisa nkaho bishaka kumupointingaho cyane, akahita ahubwo abisebya, akahita yibasira nk'umunyamakuru, akahita ashaka ikintu amujugunyaho gituma nawe ataseba ako kanya. Ibyo byagiye bituma ko Donald Trump ni wa muntu utapfa kwataka ku buryo bworoshye ngo umubaze ibibazo ugendeye ku marangamutima yawe uko ubyumva. Uko iyo ushatse kumujyana muri ibi bintu nawe arakwataka. Nicyo kintu muziho. Donald Trump ni wa muntu ashaka umuganira ku bintu byunguka. Yego ntabwo ari wa muntu uzasanga akunda intambara cyane, uzasanga ibintu mu ntambara zitamwungura, ariko amaking ashobora kabone ya ntambara yamugiye ikintu muzanira, ubona atamuhombye yamuzamuriye inyungu kandi ikazamura n'igihugu. Ni ikintu ahita yinjiramo cyane adatinze cyane. Yego turabashimiye, wowe utarakora subscribe nyamuneka rimwe urebe ukuntu wayikoraho umunsi, tanga igitekerezo, ka like ni ingenzi cyane, ndakabasaba pe, ndabasabye like muzizamure, ndabasabye ndasubiyemo mugerageze muduhe like no kuri comment, ni ingenzi pe kandi ndabibashimira. Umuntu umpaye like aba akoze ikintu gikomeye, bimpa reaction igaragaza ko hari ikintu mwakunze muri iki kiganiro. Ntabwo wambwira ngo ku munota wa mbere kugera ku munota wa 10 na kangahe tugezeho nta kintu kira gukora ku mutima. Turabashimiye, mugire byiza naho gutaha.